ukwiye gushimira Imana ukavuga ati naremwe neza ndetse ndi igitangaza, aho kugira ngo uvuge ngo nta gaciro ufite, ndetse ukavuga ati imirimo y'Imana iratangaje. Rekeraho ngo gukomeza kwibaza ngo uhangayikishwe uvuga ati wenda ibintu bizamera gutya cyane bishoboka ngo bigomba kumera gutya. Yaho bavandimwe, jya wicara uzi kuri igihangano cy'Uwiteka. Imana yaravuze ngo ikidashoboka ku bantu ngo ku Mana kiba gishoboka ndetse cyoroshye cyane. Ndabizi ushobora kuba ufite amakosa nawe ukora, ariko ntabwo bikugabanyiriza agaciro mu maso y'Imana. Imana kandi akenshi ntabwo iguha agaciro ishingiye ku mikorere yawe, ibyo ukora bya buri munsi, ku bwiza bw'inyuma cyangwa ubwenge we ubona abandi bafite. Ntabwo ari Imana iheraho iguha agaciro. Rekeraho ngo gukomeza kwibaza ngo uhangayikishwe uvuga ati wenda ibintu bizamera gutya cyane bishoboka ngo bigomba kumera gutya. Yaho hahandi uvuga ati Imana ibi bintu ndayamanitse ntabwo bishoboka, ngo ku Mana ibyo bintu biba byoroshye cyane. Imana iri mu mutima wawe ikabona n'ukuntu ugerageza ibyo bintu, ukuntu Imana iguha agaciro inagukunda yabigaragaje ngo umunsi yoherezaga umwana wayo gapfire ku musaraba ari weho wagapfuye. Imana ifite ukuntu ifungura umuryango utari uhari kugira ngo ikwereke ko ari Imana. Wizere, kuko nta kibazo na kimwe muri iyi si Imana itasobanura cyangwa se itakemura. Ntuzongere kuvuga ngo nta gaciro ufite. Ubuzima bwawe ni ikintu cy'agaciro mu maso y'Imana. Uko waba ubayeho kose, amafuti yose waba ufite, iyi Imana iri kukureba ivuga ati uriya muntu afite agaciro gahambaye. Mbega ubuzima bwawe, nubwo ubona abandi bantu baba bavuga ati uriya muntu ntacyo amaze, nta mafaranga ntaki, ngo ubuzima bwawe mu maso y'Imana ni ubw'agaciro gahambaye cyane. Kuri wewe ngo ntabwo bishoboka, ariko ku Mana birashoboka. Ngo nta situation n'imwe Imana itahindura. Ndetse uko ikibazo cyangwa iyo situation uko yaba igaragara ko ikomeye kose, hahandi ubona byarangiye ikibazo uvuga ati uko byamera kose kino kibazo ntabwo gishoboka gukemuka, iyo situation cyangwa ubwo buzima buba burimo, hahandi bari bubi cyane, ibyo bintu Imana ikunze kubihindura cyane. Ntuzongere kuvuga ngo nta gaciro ufite. Akenshi tudakunze guha agaciro ibintu Imana iba yaraduhaye, ahubwo akenshi duha agaciro ibintu twifuza kugeraho, aho kugira ngo tunicare duha agaciro ibintu ako kanya dufite twagezeho twahoze twifuza kugeraho. Ibyo bintu bitugaragaza nk'abantu b'indashima. Cyose umuntu ngo nabuze ikintu nambara akabati kuzuye imyenda. Reba icyo Yesu yavuze muri Matayo chapitre ya 6 umurongo wa 28-29. Kubera iki muhangayikishwa n'imyenda? Yesu yaravuze ngo muri Matayo umurongo wa 6:28-29 ngo gute uhangayikishwe n'ibyo kwambara imyenda. Imana iri mu mutima wawe ikabona n'ukuntu ugerageza. Ndabizi ushobora kuba ufite amakosa nawe ukora, ariko ntabwo bikugabanyiriza agaciro mu maso y'Imana. Se wari wisanga ngo mu kibazo nta mafaranga ufite, nta n'umupango ufite w'ukuntu ikibazo urimo kiri buze gukemuka, mbega ukabona byagucanze hirya no hino. Ubwo uri kunyumva wese yishira muri iyo situation ukuntu yigeze kuyisangamo, wenda abagabo Imana yatoranije, ariko ukaza kubona ukabona ikibazo kikuyemo, si rimwe si kabiri si gatatu. Ugasanga umuntu abuze akazi, arihebye ati nzongera gukora akazi, nzishira gute inzu ku kwezi, bizagenda gute, mbega ukabona byarangiye. Wajya kubona ukabona hari amayira akingutse, hari indi miryango ikingutse, nawe ubwawe bikagutungura kandi utaraseba. Kenshi Imana iri kugukorera ibyo bintu ntabwo ari ukugira ngo ikurunde y'amafaranga igira ibyigwa, oya. Imana ibikora mu rwego rwo kugira ngo ukomeze icyerekezo cyawe, cyangwa se iguhe ikindi cyerekezo, iguhe uburinzi, ugume uri muzima mbere na mbere, kuko hari umugambi munini gufitiye uko watoranijwe, ndetse iguhe n'andi mahirwe yo kugira ngo ukomeze ibyo wari urimo cyangwa se ibyo upanga. Ndetse hari n'igihe ibyo bibazo bikugwaho ukabona ibintu byose biranze, ari Imana iba yaborotse izo nzira kuko izi ko ari mbi, wowe ukagira ngo ubuzima bwanze burundu. Wajya kubona ikabona igukinguriye indi miryango, kuko Imana izi ko aho ngaho igukinguriye hagiye kugufasha, ariho hazakuyobora ku nzira ye nyayo, kugira ngo utazata cya cyerekezo cyawe.